gusenga Imana ishobora kuba yarakumvishije ikagusubiza, ariko isezerano wagiranye naryo ukagenda uridohokaho bitewe n'umwanzi Satani, bitewe n'uko wahoraga ibitero ku bana b'Imana aho turi hose. Haranira kudacika intege kugira ngo ukomeze urugendo, kuko Imana ifasha abatwazi. Komeza urugendo utazasigara, uharanire ituze n'amahoro, uharanire ituze n'amahoro, uharanire ituze n'amahoro. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina. Ngwino Roho Mutagatifu, usanga imitima yakwenda ngo bagukunde, utweze Roho wawe byose bibe bishya, isi izabone guhinduka. Dusabe. Mana amenyesha kwemera Roho Mutagatifu, turagusaba kubwirizwa nawe, gukunda ibitunganye no kunogerwa nawe iteka, kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Amina. Mariya utasamwe icyaha, udusabire. Mwamikazi w'intumwa, udusabire. Mubyeyi wa Kiliziya, udusabire. kera mara mu byo utagiye kikunanira mu bantu, udusabire. ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina. Warasenze uburiki mwana w'Imana, warasenze uburiki unakini Imana yakwima. Tubahaye rero ikaze nshuti bakunzi ba radiyo televiziyo ijwi ry'umubyeyi Bikira Mariya mu bana be, ridufasha kwamamaza Yezu muri Mariya ku mbuga nkoranyambaga. Ni Modeste Nkomezamihigo rero turi kumwe, umwogezabutumwa wa Yezu na Bikira Mariya. Aka kanya rero nkaba ndi kumwe n'umwana wa Bikira Mariya, umucuranzi se, ni umutaramyi, ni umuhanzi se, n'icyo ari cyo, ariko ari butwibwire kugira ngo kano kanya tubashe kumukurikira kuri radiyo televiziyo ijwi ry'umubyeyi Bikira Mariya mu bana be. Ni ukuvuga rero nashimye ko dutaramira kano kanya abakunda umubyeyi Bikira Mariya, abakunda se ubutumwa butambuka mu ndirimbo. Ndagira ngo muhe umwanya twibwire, hanyuma anadufashe gukomeza kuryoherwa muri iki kiganiro. Ijambo ni iryawe. Murakoze. Nitwa Tubisabimana Steven, abandi umuhanzi ugikomeje urugendo ino muri paruwasi ya Magi. Urugendo nishimiye cyane kuko umubyeyi Bikira Mariya aradukunda, ahora adusabira umunsi ku wundi. Iteka rero nk'abakunda umubyeyi Bikira Mariya dukunda gutarama, tugataramira abakristu gatolika mu bice bitandukanye kugira ngo babashe kumva agaciro k'umubyeyi Bikira Mariya, ariko by'umwihariko mu butumwa dutanga mu ndirimbo zitandukanye ziba zigaragaza ubunararibonye yagiye atanga nk'umubyeyi. Kandi natwe nk'abana dufite urugendo rwo kubaha umubyeyi, tugaharanira gukomeza iyo nzira kuko ari nziza. Yego rero uvuze ko uri umuhanzi kandi ucuranga nyine indirimbo z'umubyeyi Bikira Mariya. Mbere yuko dukomeza ikiganiro, dushyiraho ako karirimbo byibura indirimbo imwe tuyumve. Reka mbacurangire
iyo nahanze mvuga ngo umubyeyi Bikira Mariya ajya adusabira mu byo dukora, kuko ibyo dukora kugira ngo duhirwe nabyo aba agomba kudusabira ku mwana we Yezu Kristo, kuko yizeye ko isaha n'isaha ibyo adusabira tubasha kubibona umwanya ku wundi, kandi mu buzima bwacu bwa buri munsi duhora tubona ibitangaza biraba umubyeyi Bikira Mariya tukamenya ko yakoze, kandi Yezu umwana we nk'uko yatwitangiye ku musaraba yemera kuduha agaciro kugira ngo tubashe gukomeza kunogerwa n'ibyo atugenera. Urakoze cyane. Reka ndirimbe ino ndirimbo yitwa Mubyeyi Bikira Mariya jya udusabira. Yego. Dusabira imbaraga mu byo dukora, kugira ngo tuzahirwe nabyo. Mubyeyi Mariya nyina wa Jambo, wemeye kutubyarira umukiza, kugira ngo azaducungure tubabarirwe ibyaha byacu. Mubyeyi Mariya jya udusabira, uganje iteka n'umwana wawe, urukundo tugukunda nk'umubyeyi rurahebuje cyane, kandi twishimira yuko nawe udukunda. Mubyeyi Mariya jya udusabira, dutera imbaraga mu byo dukora. Mubyeyi Mariya Kibeho mu Rwanda, waradusuye utubwira yuko umwanzi shitani yarwinjiye, wadusabye gusenga cyane mubyeyi, natwe turakumvira, none ubu ngubu tugeze aheza, aho tugeze ubu turagushimira. Mubyeyi Mariya jya udusabira, mubyeyi Mariya jya udusabira, kuko abawe turakwizeye. Mubyeyi Mariya jya udusabira, mubyeyi Mariya
aha urakoze rero, ngira ngo watubwiye ngo ababyeyi barakubyaye bakwita Tubisabimana Tubisabimana Steven. Tubisabimana Steven, byumvikane ko uri n'umwana wa Bikira Mariya. Amagambo uvuga, uburyo wazirikanye ubutumwa bw'umubyeyi Bikira Mariya, ni ibintu ubona ko bikurimo byatangiye ryari muri wowe? Mu by'ukuri urugendo rwo gucuranga cyangwa se kuririmba izi ndirimbo zitandukanye, ndirimba urukundo rw'umubyeyi Bikira Mariya bitewe n'ibitangaza tugenda tubona mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ni urugendo natangiye mu bihe byari bigoye, hamwe umuntu aba yahuye n'ubuzima navuga ko ari za nzira z'inzitane ziba mu buzima bwa muntu. Nabagonganye n'itegeko rimwe mu ya leta, mbasha kujya aho bita mu igororero. Muri iryo gororero niho nabashije kugenda mbona ibitangaza Imana ikora bitewe n'uko yagiye haturindira, ubuzima bukabasha kugenda neza. Mu by'ukuri navuguruwe muri Roho Mutagatifu muri groupe charismatique mu mwaka wa 2023, aribwo natangiraga buno butumwa bwo kogeza inkuru nziza ahantu hagiye hatandukanye. Ariko nubwo hari urwego ntarageramo, nkorana nabo muri groupe charismatique mu bice bitandukanye nko mu maparuwasi aturanye na paruwase yacu, ko mbasha kugera mu maparuwase 3 gusa. Ariko mba numva mu buryo bw'iyogezabutumwa bibaye ari ibintu bifatika, nkaba mbonye untera imbaraga mu buryo bugiye butandukanye, ni ibintu nakomeza kuko ndabikunda cyane. Mba numva kwamamaza ijwi ry'umubyeyi Bikira Mariya ntacyo nabinganya. Kwamamaza ubutumwa bw'umubyeyi Bikira Mariya, kuri umukarismatike wahuye na Roho Mutagatifu mu ivugururwa, cyane ko karisimu ubundi ni ingabire umukarismatike rero akaba ari uwemera kuyoborwa no kumurikirwa n'izo ngabire ahabwa muri kiliziya. Intambwe we wateye, hari aho Yezu tumusezanira kwanga icyaha, kumukurikira no kumwamamaza, utigiwe rero ushobora kugira ni mu maparuwase 3. Narwo n'urugendo rukomeye, si benshi si kenshi bidushobokera abakristo byibura ngo twamamaze Yezu Kristo wacu mu ngo zacu, by'umwihariko mu baturanyi, mu miryango remezo yacu, mu masikirisare, mu masantarare. Urumva wateye intambwe, ariko n'uwagutangije urugendo muri wowe azasoza n'ibindi byinshi ugere na henshi hashoboka nk'uko abikwifuzaho. Yezu Kristo dutuma rero abashaka ko ubwo butumwa duha tutabwihererana, ahubwo tubujyana tukabushyira abandi, uhereye i Yerusalemu kugera hehe, ku mpera z'isi. Wowe rero hari naho wageze, tubwiye ko wageze mu igororero, hakaba hanagufashije kumva ibitangaza by'Imana n'ububasha bwayo, ari naho watangiriye ibi bintu nk'uko bitubwiye. Nibyo niko bimeze. Ni hamwe umuntu aba ageze akabona kwiragiza Imana ari byo bya mbere, rimwe na rimwe iyo imufashije akabasha kubigeraho, nibwo avuga ibitangaza byayo neza, kuko hari ibyo aba yarahuye nabyo mu buzima bwe bwa buri munsi biba bituma afite impamvu zo gushima. Steven rero Tubisabimana, ibyo byose wifuza, Tubisabimana niryo zina ryawe, burya ngo izina ry'umuntu, umugisha bakwaturiyeho uzakomeho nyine ukugumeho, ujye usaba Imana ibyo ukeneye, uyibwire byose, ni n'uburenganzira yaduhaye. Musabe muzahabwa, mukomange muzakingurirwa. Rero mu kanya wadutaramiye ku ijwi ry'umubyeyi utubwira uti umubyeyi Bikira Mariya waducurangiye, ugiye no kudushyiraho akandi karirimbo karimo ubutumwa bwiza kandi ukunda. Iyo indirimbo nkunda niyo nagiye ndirimba mu gihe cya Pasika, aho nagaragazaga uburyo Yezu Kristo yemeye kutwitangira ku musaraba kugira ngo tubabarirwe ibyaha twakoze. Cyane kandi iyo ndirimbo twamamaze Pasika yacu, urupfu n'izuka bya Kristo. Iyo ndirimbo hari benshi yagiye ifasha, ndetse rimwe na rimwe nanjye iyo nyitekerejeho numva ari indirimbo nziza cyane, kuko Yezu yaratwitangiye ku buryo bugaragara, ku buryo nudakanura ngo abashe kubona ibitangaza agenda akorera abantu, arumva
kandi utumva nawe aratekereza akabyiyumvamo ko Yezu amuri hafi mu byo akora byose. yego yego Ndumva rero naririmba iyo ndirimbo nagiye ndirimba mu gihe cya Pasika kugira ngo tuyisangize abakunzi badukurikiye. yego umwanya ni uwawe. Mugire Pasika nziza bemera Yezu, umwana w'Imana ducunguje amaraso ye ku musaraba. Mugire Pasika nziza bemera Yezu, umwana w'Imana yaducunguje amaraso ye ku musaraba. Yemeye kwitanga ku musaraba kugira ngo tubabarirwe ibyaha twakoze byose. Abamukunda tumukurikire, aduhaza amahoro n'urukundo yatugeneye. Mugire Pasika nziza bemera Yezu, umwana w'Imana yaducunguje amaraso ye ku musaraba. Yemeye kwitanga ku musaraba, yemeye kubicunguye ibyaha byacu kugira ngo tubabarirwe. Mugire Pasika nziza bemera Yezu, umwana w'Imana yaducunguje amaraso ye ku musaraba. Yemeye kwitanga kubera ibyaha twakoze igihe twacumuraga tutaramumenya. Yaduhaye imbabazi kugira ngo twese tubeho. Yemeye kwitanga ku musaraba. Mugire Pasika nziza bemera Yezu, umwana w'Imana yaducunguje amaraso ye ku musaraba. Mugire Pasika nziza bemera Yezu, umwana w'Imana yaducunguje amaraso ye ku musaraba. Ngaha biteguye mwitegure kugira ngo dukurikire umukiza watuzaniye agakiza.
kutwifuriza pasika nziza mu ndirimbo wavuze ukunda cyane, ugira uti ni indirimbo nkunda cyane nanjye mfasha. N'akare kandi ubutumwa bwiza ni ubugufasha wowe gutanga cyane ko ari ingabire y'Imana igomba gufasha abakristu igafasha na kiliziya yose. Watubwiye rero ko uri umukarisimantike muri paruwasi ya Magi, gurupe ikoraniro ryawe ryitwa ngo ikoraniro ryitwa Tugarukire Uhoraho rikorera kuri paruwasi nyirizina, ngo ni ku cyicaro nyine cya paruwasi. Hanyuma rero uraducurangiye hano ku ijwi ry'umubyeyi Bikira Mariya mu bana be. Nagira ngo nkubaze, uretse kuba uducurangiye hano izi ndirimbo twatuzumvise, arandi ujya uzicuranga? Izi ndirimbo usibye kuzisangiza abo bakristu tuba turi kumwe mu ikoraniro hirya no hino, bitewe n'uko tuba twitagatifuriza muri iryo koraniro ryacu dukunda cyane, nibwo bajya bavuga ati turabizi ko uzi gukora mu nganzo, igihe wabiteguye jya uzanye n'ikidufasha kugira ngo tubashe kwishimira ko natwe muri paruwasi ya Magi dufite umwana uri mu byiruka uzi gucuranga neza cyane, kugira ngo twumve ubutumwa buri muri izo ndirimbo kandi tube twanamufasha kubaka icyizere kugira ngo yumve ko ibyo akora byanze bikunze bishobora kuzagira aho bigera. Nanjye rero ndabyishimira kuko baba ari ababyeyi beza batera kuraje umuntu, bityo bigatuma numva ko ibyo nkora ari iby'agaciro kandi koko mbona bishobora kuzagera heza. Yego, ni iby'agaciro kuko nanjye simbishidikanyaho wabiguhaye, azi impamvu yabiguhaye. Nibyo nakubwira ngo watangiye umurimo mwiza muri wowe, azanawusoza awugeze aho ashaka kugera, kuko si ingabire yawe, ni ingabire ya kiliziya, ni ingabire y'Imana iri muri wowe kugira ngo igaragarire mu bana b'Imana nyine. Hanyuma rero tubisaba Imana, iki gitaramo cyacu birumvikana turagenda tugana ku musozi, ariko hari abagukurikiye wenda bakunda indirimbo zawe, bakaba n'ubavuga bati ese uriya muntu amushaka yamubona ate? Mbere y'uko nyine tugana ku musozo, uratugezaho nimero yawe ya telefoni, uyitubwire, hanyuma unadushyiraho akaririmbo kadufasha gusoza tugana ku musozi w'ikiganiro cyacu. Yego. Ku bakunzi baba badukurikiye, indirimbo ziba zihari nyinshi, usibye ko nyine uburyo bwo kuba dushobora kuba turi ahantu zishobora kugaragarira abantu uburyo buba buri kure, ariko turagerageza ntiducike intege kuko umunsi ku wundi duhora duhanga bitewe n'uko tuba twatekereje kubera za ngabire Yezu agenda aduha. Ndumva bankenera banshakira kuri nimero 0728 311 2 cyangwa se 0796665812. Reka nzisubiremo, ni 0728 311 12 cyangwa se 09635812. Nkaba numva twasoza n'indirimbo n'ubundi nahanze. Iyo ndirimbo ngiye kubatura, mbese ni indirimbo ngiye kubatura, ni nk'intashyo, kuko Yezu na Mariya bahora badusabira kuba twagira heza tugera mu byo dukora, ari nayo mpamvu iyi ndirimbo y'intashyo nayiteguye ariyo kuba naha abavandimwe bashobora kuba badukurikiye ariko tuba tudaherukana kandi tuba tutazagira aho duhurira vuba aha cyane ko ruba ari urugendo, ariko tuba tuzirikana ko twese data n'umwe
kandi aduhuriza mu bumwe kugira ngo tubashe kunogerwa n'ibyo atugenera. Iyi ndirimbo rero nayise Intashyo. Urakoze cyane, itugezeho dusoze ikiganiro, kandi mu gusoza ikiganiro uranadusengera. Usengere n'abakurikiye iki kiganiro nyine n'abandi bazacyumva mu izina rya Yesu. Mujye mukunda gusenga cyane kuko ibisubizo ariho biri. Ntawigeze asenga ngo agire icyo abura, ntawigeze asenga Imana imujye kure. Ibuka kera cyane ukiri mutoya, wakundaga gusenga uko wabitozwaga n'ababyeyi. Icyo gihe cyose wakunze gusenga, icyo ngusaba ntuzasubire inyuma. Natwe inshuti zawe dukunda gusenga, kuko ariho turongera umukiro n'amahoro. Yaguteguriye intashyo, natekereje ku bintu bibiri. Naratekereje nsanga abadasenga ariyo ntangiriro yo gusenyuka, kubera ko baba barigeze kwizera Yesu, igihe cyagera bakabivamo kandi nyamara ntaho baragera. Byaba biteye agahinda ubaye warakoze urugendo, wajya kugera iyo ujya ugacika intege. Bana b'Imana rero, ibintu ntibikabe, ahubwo tujye duharanira gusenga cyane. Igihe kirekire zirikana yuko niba Imana yarakuremye hari icyo yakuremeye. Niba waramenye umuhamagaro wawe, ukoresha neza kugira ngo uzagire aho ugera. Iyo niyo ntashyo mwana w'Imana, iyo niyo ntashyo nguhaye. Kumenya gushishoza muri byose ni ingabire nziza twiherewe n'Umuremyi. Icyo gihe cyose zirikana yuko twese inshuti zawe
tugasigara, kandi Imana ntifasha abatwaza, kandi Imana ntifasha abatwaza. Iyo niyo ntashyo bana b'Imana, iyo niyo ntashyo mbahaye. Amen, amen. Nashite rero bakunzi ba radio televiziyo ijwi ry'umubyeyi Bikira Mariya mu bana be ridufasha kwamamaza Yezu muri Mariya ku mbuga nkoranyambaga. Igitaramo cy'umuhanzi Tubisaba Imana nahanga tugisubikiye, bivuze ngo ubutaha tuzasukura kuko afite byinshi mu byakora by'interamatsiko twazaganiraho, nabyo akadusobanurira. Ariko icy'ingenzi mu buhanzi bwe atubwiye, atwumvishije indirimbo n'ubutumwa burimo. Tumusabire rero gusoma uko asanzwe no kugera aho yifuza kugera. Ariko ikindi namwe mugire icyo muvuga kuri iyi ngabire yiwe muri komenta aho ngaho nyine munsi y'icyo kiganiro. Niba mwabikunze nyine mubigeze no ku bandi babyumve. Yabahaye na nimero ze za telefone, mumuhamagara. Ari abamugira inama muyimugire, ari abamwungura ibitekerezo mumwungure, ari abamufasha mumufashe, kuko nyine mwabyumvise yavuze ati igihe mbasha kugera aha n'aha, ariko n'iwanyu yahagera da akabacurangira. Ndavuga aha ngaha uri muri paruwasi yanyu, muri diyoseze yanyu. Reka rero tumuhe akanya mu izina rya Yezu adusabire. Akanya kagezweho ni ako gusenga, ko tuba tugomba gusenga Imana kugira ngo idufashe tubashe kunogerwa mu buzima bwacu bwa buri munsi, kandi twishimire kuba turiho. Iba ari ingabire Imana yaduhaye ikomeye cyane, ari nayo mpamvu tuba tugomba kuyishimira igihe cyose. Mu izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Turagushimiye Uhoraho Mana yacu, tugushimiye ineza n'urukundo uhora utugaragariza tw'abawe. Tugushimiye ko uhora udusabira kugira ngo tubashe kunogerwa n'ibyo dukora mu buzima bwacu bwa buri munsi. Kandi dawe Imana yacu, turagusaba gukomeza kudusohoreza amasengesho dutura ku mwana wawe Yezu, kugira ngo tubashe gukomezwa nawe ndetse no mu byo dutekereza gukora. Mubyeyi rero Bikira Mariya, komeza udufashe kugira ngo tubashe kumva ko igihe wemeye kubyara umukiza Yezu Kristo kugira ngo aze kuducungura, watwugururiye amarembo y'ijuru kugira ngo natwe tubashe kubona ubugingo buhoraho. Dufashe rero kugira ngo tubashe kunogerwa n'ibyo dukora, tubigusabye twizeye mu izina rya Nyagasani Yezu Kristo Umwami wacu, amina. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen.